Yesu ashimwe bene data, bahaye ikaze kuri AGC Channel muri uyu munsi. Nagira ngo dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Intangiriro umurongo wa 35. Igitabo cy'Intangiriro umurongo wa 35. Ndahera ku murongo wa mbere nsoma. Mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Haravuga hati: Imana ibwira Yakobo iti: haguruka uzamuke ujye i Beteli, utureyo ubakireyo igicaniro Imana yakubonekeye ubwo wahungaga Esawu mwene so. Abatazi inkuru, Yakobo ubwo yarahagurutse, ariko mbere yo guhaguruka icyo gihe Yakobo ubwoko bw'Imana bwari bukiri mu bucakara. Niyo mpamvu Yakobo mu murongo wa 2 yabwiye bene se ati: maze Yakobo abwira abo mu rugo rwe n'abo bari kumwe bose ati: mukureho imana z'abanyamahanga ziri muri mwe, mwizirure, mwambare indi myenda, duhaguruke tuzamuke tujye i Beteli. Uyu Yakobo yahishuriwe yuko batashoboraga kugera aho Imana yari yamubwiye batikuyeho umwuka w'ubucakara. Muri uyu munsi ndashaka kuvuga ku mwuka w'ubucakara. Umwuka w'ubucakara uba mu bantu, ukagenda uva ku muryango ujya ku wundi. Uwo mwuka w'ubucakara ushobora kuwugira uri umukene, ukawugira uri umukene, ukawugira uri umukire, ukawugira warize, ukawugira utarize, ukawugira ufite umuryango, ukawugira utanagira n'umuryango. Waravuye mu bisokuru ukagukurikirana, ntuzagira aho ugera. Umwuka w'ubucakara. Ariko Yakobo muri iki gitabo cy'Intangiriro mu murongo wa 35 we yari afite isezerano ry'Imana ryari rimuriho, ariko yagombaga kugira icyo akora kugira ngo iryo sezerano ry'Imana risohoke. Ni ukuvuga ngo hari igihe tuba dufite isezerano ariko tukicara tugaturama tukiberaho ko tubonye, ntitugire icyo dukora ngo isezerano rizasohoka. Mundebere Yakobo mu murongo wa 2 abwiye abiwabo, maze Yakobo abwira abo mu rugo rwe n'abo bari kumwe bose ati: mukureho imana z'abanyamahanga ziri muri mwe, mwizirure, mwambare indi myenda, duhaguruke tuzamuke tujye i Beteli, nanjye nzubakirayo igicaniro Imana yanyumviye ku munsi w'umubabaro wanje kandi yagendanaga nanjye mu nzira nagenzemo. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Yakobo aribuka ibyo Imana yamukoreye, ariko ntiyabihisha umuryango we, ariko abwira umuryango we ati: nubwo Imana yankoreye ibitangaza, hari kondisiyo yo kugira ngo njye n'umuryango wanje tugere ku isezerano. Tugomba guta ibigirwamana byose dufite, tugata n'ibintu by'abanyamahanga twigiye muri abo banyamahanga, imikorere yabo, ibintu twagiye twishiramo ngo ni amajyambere kandi ari ibintu by'abanyamahanga bitari ubushake bw'Imana. Yakobo arakomeje. Ubwo mu murongo wa 3 ababwira ko Imana yamukoreye ibikomeye, ariko afite misiyo. Ariko iyo misiyo ntabwo azayishobora kuko akeneye kujyana umuryango we.
nta muntu n'umwe ushaka gukizwa ngo amenye Yesu, ngo amenye Kristo, ngo Umwuka Wera amuganirize. Najya kubona abona umuryango we baguye mu bintu byose. Satani arimo arabagira uko abonye. Satani arimo aricara abarwaje. Satani arimo aratera ibyaha, arateza ibyaha, umuryango urimo kuzambagurika. Nta muntu n'umwe, buri muntu aba ashaka kugira ngo abone umuryango we ukijijwe, unezerewe, wuzuye Umwuka Wera, uvuga ibitangaza, uvuga ibyo Imana yabakoreye. Reba ibyo yakoze Yakobo. Duhaguruke tuzamuke tujye i Beteli, 3. Nanjye nzubakirayo igicaniro Imana yanyumviye ku munsi w'umubabaro wanjye, kandi yagendanaga nanjye mu nzira nagenzemo. Baramwumvira. 4 baha Yakobo imana z'abanyamahanga zose bari bafite. Uzise impamvu bitoroshye? Kuko izo mana z'abanyamahanga bari bafite bari bazimaranye igihe kinini, kandi barazisengaga zikabakorera ibitangaza. Muzi yuko Satani ntabwo ajya akora ibitangaza, ni amajeri yakora agashuka abantu bagasenga ikigirwamana, abantu bagasenga agapfukama imbere y'igishusho, bajya kubona akabona ibintu birabaye, ariko ntibamenye ko ari umutego, ko mu myaka iri imbere bya bintu bakiriye nk'ibisubizo bizabazanira umutego, bitazamaraho, bitari mu mugisha w'Imana. Ariko muri iyo myaka 2 bashubijwe, baribwira ngo basubijwe n'Imana, bakabigenderaho. Ariko Satani iyo aguhaye 90, ajya kukwishyuza, akakwishyuza 190. Reka dusome. Baragenda mu 3. Ubu rero mu 4 ahubwo, ubwo ngo ibyo bahaye Yakobo se ni ibihe bigirwamana bamuhaye? Ntabwo bamuhaye amashusho, ntabwo bamuhaye ibirimbi byabo, no. Ibintu bari bafite byari ibintu twe tutacita ibigirwamana, tubyita imitako, tubyita amajyambere, tubyita kwigira neza, kwisukura. Bahajya kuba imana z'abanyamahanga zose bari bafite, n'impeta zari mu matwi yabo. Kuki Bibiliya yita amahereni impeta mu matwi? Impeta, ubundi impeta iyo yambaye ni nk'isezerano uba ugiranye n'uyikwambitse, ni ikimenyetso uba ugiranye n'uwakwambitse iyo mpeta. Iyo wambaye impeta mu Kinyarwanda ni nka souvenir umuntu aba aguhaye, ariko ifite ikivuga. Izi mpeta rero bari bambaye mu matwi muri iki gihe mubyita amahereni, ngo ni imitako, ariko imbere y'Imana ni impeta ziguhambiriye, zigukuye mu isezerano, kuko ntabwo Imana yigeze kurema upfumuye ugutwi. Imana yakuze imyobo yose iri mu mubiri, yashoboraga kukurema upfumuye ugutwi, ntiyabikoze. Kugeza igihe rero umwuka w'ubucakara wahoze uri mu gitabo cy'Intangiriro, Abisirayeli bari mu Egiputa, nibwo bipfumuye umubiri wose, baripfumura kugira ngo bambukane